iminota amasegonda 30 amasegonda 30 barimo barabareba mu dore mugongo za modoka nababwiyaga zose batangiye kuzirukana kubera ko zigomba kuva mu nzira kugira ngo isiganwa umuhanda usigara umuhanda da Silva hindukira avuga ati baraje ahise abwira mugenzi we ati kabaye ngeba rero batambika turi mu mirambi myiza hano mu Buganzi Rwamagana ariko da Silva nawe arareba inyuma cyane kandi biramutesha concentration nubwo siko byamaze kurangira breakaway yacu irimo yasatira no hafi ya Rwamagana wafashe ibyicaro bigukwiriye ese Riteria ihagaze ite uko reka tubanze dufate umwanya uhagije kubanza kuri breakaway kuko mu kanya breakaway bagiye kwimira breakaway barimira haje peloton ishonje ubundi peloton ngo imeze nk'ikintu kiba muri birabanze kitwa idubu idubu rizamirana hanyuma subwe ingugi kabiri inguge ni umuhanda uzi ko wowe kwikinga ubu arakerera cyane areba ko da Silva nibura yagerageza kuba ya masegonda yayongera akava kuri 30 akaba yasubira kuri 40 twageze kuri kilometero 4 ibirometero 4 bya nyuma kugira ngo etape ya mbere tuyisoze tumenye uza kuyegukana ibirometero 3 kilometero 3 ibirometero 3 bya nyuma amasegonda 25 na kamera baramwirukanye bavuga ati uri muri iki siganwa genda ubajye imbere kuko ntago tugushakamo hagati kubera ko itegeko ryo gutambika rivuga ko mu gihe cyose hasigayemo umunota umwe ibintu byose biri hagati ya peloton n'uwo muntu ugomba kuvamo erega unabonye ukuntu peloton imeze yafashe umuhanda wose byagorana ko hari undi muntu ushaka kwivangamo amasegonda 25 peloton ndayibona inyuma peloton bareba mu maso yabo peloton itegura kuhamira amasegonda yagiye kuri 25 peloton bamaze no kubivamo bamaze no kwitegereza ahangaha peloton bavuga ati peloton breakaway yemeye icyaha ibirometero 3 gusa kugira ngo tumenye wegukanye agace ka mbere ka Tour du Rwanda 2026 ibirometero byinshi urugendo rurerure amanota yo hagati mu muhanda bayatwaye ariko bigeze none uyu muringaje uratega gatwara ntimugira amatsiko yo kuvuga ngo ko baje ari benshi ngo turamenye ko tuwa mbere hano hari photo finish hari kamera ifotora amafoto 1000 mu segonda ku buryo abakinyi bambaye udu chips ku maguru yabo utambutse amenya ngiyo Rwamagana rero ngiyo Rwamagana n'igihu n'imvura n'igare Rwamagana irimo intoki Rwamagana irimo ibiti Rwamagana irimo ibisenge Rwamagana irimo igihu Rwamagana yakiriye etape ya 7 ya Tour du Rwanda amasegonda 20 breakaway bayimira bike ngabo twatangiye kubona moto ziyagera abangaba niba batubisiganwa rigenda neza baza bajyana ku murongo kugira ngo tugere turebe bagiye kunyukira igara abahungu nicyo cyabazanye mu Rwanda niryo siganwa rya mbere muri Afrika kubera ko isiganwa ryari ryashobora kuba yahanyanyaza zira tropical misabongo nyuma ya covid kuva muri covid gisiganwa ntiraba niyo mpamvu isiganwa rikomeza kubayobora by'umwihariko twanakoze agashya mu Rwanda mu kwezi kwa 9 twakira shampiyona y'isi mu mukino w'amagare amasegonda ibirometero 2 amasegonda 15 niyo asigaye ese nyuma yo kwakira shampiyona y'isi tugakora amateka ninde ugiye gutwara etape iya mbere ya 7 igiye gusorezwa mu karere ka Rwamagana amaso yacu twese kurekra n'ubundi baracyanyeza Miguel na da Silva ntabwo bashaka gucika intege kubera ko imbere yabo barimo barabona intego kandi nta nubwo bashaka kureka intego bagomba gukomeza kugira ngiriya peloton yakase peloton imira bari inyuma da Silva arahindukira komeza imbere bagusanga imbere kuko bagusanga inyuma bahindukiye nibyo rero peloton irareba da Silva ndetse na mugenzi we bagendanye umunsi wose dutegereje kuza kureba uburyo baza kwitwara amasegonda 10 da Silva yindukiye kuba kwegera umurongo peloton yaje butanga umwe kubera ko barasonje NSN yamaze kuzamuka picnic umuhanda yamaze kuzamuka abanyeriteri bariye banyuze aho Silva NSN bafashe uruhande rw'ibumoso etibare no nariye nona picnic yazamutse bike do baravangavanze kugeza ubu mufite position zani NSN yo peloton yaje rero ngaba rero kilometero cya nyuma cya Tour du Rwanda 2026 urukoma Rwamagana ninde ugiye kuyegukana kuko turabareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kureba mu sprinter uhiga abandi NSN yafashe uruhande rw'ibumoso kugira ngo bari control bamaze kwerengwa mu muhanda kuri Paul twageze mu metero za nyuma zisiganwa azamukariya n'ubundi da Silva urugendo rurangira ndabona Enoke Brand ku ruhande rw'ibumoso Enoke Brand azamuka abakinnyi bamaze gutambuka reba picnic bamaze gutandukana Movistar arazamuka araxelera picnic ku ruhande rw'ibumoso araxelera Movistar abakinnyi b'ikipe ya Movistar ariya rota ariko biranga aratakariya reka turebe ninde sprint ya mbere reka turebe ninde ku etape ya mbere akora sprint ariya Edison Etiba
imyaka 28. Uyu ni umunyayisiraheli apima ibiro 72, afite indeshyo ya metero na 72. Uyu nguyu 2024 yegukanye etape yavuye Rukomo isorezwa i Kayonza. Uyu nguyu turamuzi muri Tour du Rwanda, agarutse kutwemeza n'ubundi muri sprint. Turamutegereje n'ejo. Etibar Enon yaje mu Rwanda arakunda, yarabikoze kibeho ku butaka butagatifu cy'amara mwakiye tatwara etape ya mbere ya Tour du Rwanda. Ntabwo yanyuzwe, etape yaswaga mu karere ka Gicumbi gasozwa ari Kayonza yakoze. Ne nawe kubwiye ko avuga ko metero ziyongereho ni bya bindi baguhomaze kurya. Kufikaza kugenda amagana yari deseri maze umuhungu ageze ari abagenze bamukoreye igari barishirije mu muhanda, nta kosa bakoze. Iri gare riba ryumvikana, ibi ni urukundo. Ejo Etimar Enon ararwana na Enoke. Etimar afite amasegonda 10 n'indi uza kuri kugeza ubu rero Kasimojereza kubiteye. Etimar yegukanye etape ya 4 ubwo yahagurukaga Rubavu igasorezwa Karongi, yasoje ku mwanya wa 39. Hanyuma hari etape yari ya 3 Musanze Rubavu yegukana umwanya wa 41. Etape ya Kigali Musanze umwanya wa 11. Etape Rukomo Kayonza nibwo yaje kuyegukana 2024. Hanyuma n'umukinyi uzwi w'umwihariko muri sprint, ni nayo mpamvu abikoze, niyo mpamvu tumutegereje mu karere ka Huye, niyo mpamvu tumutegereje muri sirikwi mu karere ka Rubavu. Ku munsi w'ejo Etimar azanyura i Nyanza, ace kungoro acere akibwami abasuze, ubundi akomeze koko ajya gushaka igihembo kihuye. Ariko kuwa kabiri azirirwa yicari atuje ategereje ko tugera muri sirikwi Rubavu. Icyo avuga ko azaba ari gufasha abagenzi be. Etimar Enon nkuko twababwiye rero akaba ari we utwaye etape, gusa twababwiye ko bitewe n'imvura yaguye ndetse umuhanda na sprint icyagomba kwa. Reba rero Etimar Enon mu by'ukuri ubundi hano avuga ngo no foto. Nta kuntu Enoke atagize. Enoke ntako atagize. Enoke yashobora kuba yaba mwiza muri no ntambara, ariko Enoke hari ahantu yagize desequilibre bajya ku muhanda ku buryo abaye nk'uva gato mu muhanda. Hari desequilibre nanone atinye kujya mu byapa kuko urebye ahantu we yatakiye. Etimar yari ari hagati undi ari mu cyapa. Eneseni yatakiye mu mpande. Impamvu ikiza cyo kwatakira mu mpande, wowe ujera ibyapa n'abantu baranga, mu gihe cyo umukinnyi wundi abajera abantu abashaka inzira ibyapa n'umuvinga. Yego nibyo rero wani Etimar umunya Israeli wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026. N'umuvandimwe aracyari kurwana umunya Ethiopia no kugera yego no kugera ahangaha kugira ngo asoze. Mu kanya gato turaza kumenya Klasoma General uburyo abakinnyi basoje iyi etape bakurikirana. Tumenye kuva ku mwanya wa mbere twamumenye Etimar Enon wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026, intera kilometero 173 na metero 600. Uyu munsi bahisemo kwirirwa bicaye bacungana n'andi ma ekipe, ariko icyo bari bategereje ni iki? Amasegonda 10 atwaye hano ahise mwambika umwenda w'umuhondo. Etimar Enon yazawutakaza yazawugumana ariko irusizi shareka nkubwire ejo Enoke azaba afite umujinya wo kuzamuka kuko Enoke agomba kugera Rusizi yambaye umwenda w'umuhondo. Ejo Enoke agomba kuko n'ubundi iberega barinjiranye. Ejo Enoke rero ashobora kuzamusiga bagiye kuzamuka aho baza gusoreza no kuzamuka kuri misi. Yego ari none ashobora kuzamusigira. Rero ni Enon Etimar wegukanye etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026. Etape isojwe muri Manier Kayishema mu buryo buryoshye, prediction zikunze, imikinire yo nta kintu na kimwe cyahindutse kuko uko peloto iraje mu masegonda ya nyuma itimira abari beshapye. Etimar yegukana etape gusa. Ikintu cyonyine navuga ngo cyantunguye muri no etape no munsi ni uburyo peloto yahaye ubwinyagamburo cyane, breakaway kugeza nta no breakaway yizera. Ntabwo bagomba gutuma breakaway yizera ko yagerayo kuko breakaway ifatiye muri kilometero 2 za nyuma, 2 za nyuma, ku buryo bageze ahantu babaho bavuga ati bafatiye mu kilometero buriya baraho batavuga ati ahantu kuki twarebaga ariko niko bigomba kugenda, niko masiganwa y'ibitambika. Nguyo Etimar Enon
wegukanye Yerusalemu ubu uyu mwambaro aramutse awucyura uretse ko bigoye Yerusalemu bamaze gusubiza tayari bamaze no kubika umwambaro bamaze kuwushyira mu yindi wo rero ni Etimari none wegukanye bimwe twababwiraga dore ngiyi imiterere y'abasprinteri nuko abasprinteri baba bateye bagomba kuba bafite amatako manini hanyuma bakaba ari bagufi ariko bafite n'ibiro baremereye kugira ngo aze kubona uburyo akubita sprint atsinde yemeze bagenzi be bari akabari bamwe mu bakinnyi bagiye basigara mu nzira bari kugenda baza icyo baba barimo rero ni uguhangana na time limit cyangwa se iminota yashyizweho kugira ngo baze kugera hano ku murongo mu by'ukuri ni etape navuga ko ntabwo ari etape ishimishije kureba kubera ko nta matake nta bintu byinshi mu muhanda ariko ni imyitozo myiza n'umwanya mwiza wo gutangira kwitegura iminsi iri kuko urebye iyi etape ya mbere niyo mpamvu twahise shofuma ikintu cyabaye abakinnyi beshapye ari batanu babiri barakomeza bishakamo utwara ahazamuka barangije bagabana sprint ataki ibaye muri sprint n'ubundi dusoza nta kindi kintu kigeze kiba muri etape yo munsi ariko kandi nta n'ikindi twari twiteze uyu ni ikipe ya kaka ntabwo no gutambika ni ikibazo ariko niko bigomba kugenda twizere ko se buhoro buhoro bazagenda bakagerayo ahubwo hazabasubiza bangahe urabona bose bamaze kwinjira muri metero ijana za nyuma yinjiye mu ma barricade urakibona ikirere cya Rwamagana urakibona igisamagwe cyane abantu batagira ngo ni rikodi oya Etimari Enon rero akaba agiye kuganira na mugenzi wacu kugira ngo atubwire ibyiyumviro bye etape ya gatatu kuri Etimari Enon Yes, ladies and gentlemen, coming to you live on today's winner. You just came from this wonderful performance that you just had. Please, may you please tell us a little bit about your experience? How are you feeling right now being the first one to pass through that? Yes, first of all, I'm really excited and I'm really happy that my team was here to support me because without them, probably we were not even finishing for the sprint for the win. There was a quite strong breakaway. They took a big gap. We had Moritz from my team to pull most of the way, a lot of the times alone, some of the times a little bit of help, and then we came into the last kilometers. They still had almost a minute, but we were really motivated to do this thing. All the team was full gas supporting me, did a crazy job, and I did a good sprint to the final. You just did a good sprint to the final, as you mentioned. What do you think the strategy you used? How do you prepare for this stage specifically? Yeah, we took the stage with both hands. I think that the DSs here, good friends of mine, they were not afraid to take responsibility today. And also the team, the riders were not afraid to do their job. And I think everybody was really motivated for it. This is not the first time in Rwanda. You have been going through Tour du Rwanda so many times right now. What do you think about Rwanda? How have you been seeing Rwanda since you came in and started preparing yourself? Yeah, I'm here already the third time for Tour of Rwanda, Tour de Rwanda, and I'm really love this country. The people are so respectful, super safe, and I really enjoy every moment here. Thank you so much. Good luck. This is the first stage. Hopefully, I'm going to be winning even the others. Thank you. Thank you. Back to you, Rigoga and Titi. Coming back to you. rero ni Itamari Eloni waganiraga na televiziyo Rwanda tubwira ibyiyumviro bye ndetse n'ubucyamufashije kugira ngo yegukane iyi etape ya mbere Tour du Rwanda. Mugenzi wacu garuka muri studio araza kutubwira kugira ngo abwire n'abanyarwanda batumva ururimi rw'icyongereza mu magambo make ibyo Itamari Eloni amaze gutangaza. Christian akubwiye ko yayibaze cyane yiteguye cyane ariko icyangombwa cyane cyagikomeye ni team effort.
ni ikintu yagarutseho spirits mwavugaga kare twose tubona bakoranye kuva kare kandi ikindi yishimiye si bwa mbere yabihozemo nk'uko yabivuze mu Rwanda ni ikintu yaje yishimiye ni ikintu yaje yiteguye ariko ikintu yagarutseho cyane nk'uko maze kukivuga it was a team effort bakoraye hamwe bazamukanye hamwe challenging za climates yazigarutseho ariko ntabwo bimubujije kwinjira hano ari uwa mbere. Ya ni ukuri kuko iyo utangiye isiganwa mu bushyuhe imvura ikagusanga mu isiganwa noneho imvura ntinakomeze kugwa igahagarara ni ukuvuga ngo muba mugize ibice bitatu by'ikirere gitandukanye. watangiye ushyushye urakonje noneho imvura iranashyira mbese nturakaze uyazi n'ushyushye nturi n'akazi uyazi. So ibyo rero akaba rero ari uko Etimar Enon akaba rero yukanye iyi etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2026. ubwo ni umwanya mwiza rero kureba niba ejo ari buze kuba akomerezaho agatwara na etape ya kabiri. Ishoboka ni etape ishoboka cyane rwose mirongo ejo pourcentage kuri nge ziri kure noke kurushaho. Day of the Roads of Rwanda, stage 1 of the Tour du Rwanda 2026 has set the tone for what promises to be an intense week of racing. From the early moves to the final sprints, the riders showed a strength, focus and determination. This is the only beginning.